ibintu namwe murimo murakora byo kubabaza uyu mubyeyi murimo murababaza. Amarira y'umupfakazi Imana yumva vuba, amarira y'abagore Imana yumva vuba. Mbabwire mwaba YouTubers bimwe rero ibintu murimo murakora ibintu byo kwandagaza umubyeyi wasigaranye abana 4 yarangiza agashyiraho n'abandi atabyanye n'umugabo we nabo umugabo yamusigiye bagomba akaba ari gukora umurimo w'Imana, none mukaba mumwatatse, mukaba mushaka kumurangiza. Uyu mubyeyi arabakoraho mwabantu, uyu mubyeyi arabakoraho. Mbabwiza ukuri, uyu mubyeyi arabakoraho. Icyo mbabwiza ukuri cyo nuko uyu mubyeyi arabakoraho, arabakoraho. Ntabwo ibi bintu ari byo. Niba yaragiye mu rukundo, birashoboka umuntu wese yajya mu rukundo, kuko ni umuntu nta mugabo afite, yagize ibyago, aracyafite ibikomere. Kuba yajya mu rukundo rero ibyo ni ibisanzwe. Murimo muravuga, muramukubitisha ngo ijambo yavuze, ayo murara muvuga angana iki? Ayo muraravuga angana iki? Yesu yabwiye abantu bari bamuzaniye umugore ngo yasambanye, arangije arababwira ati noneho mwebwe umuntu wumva ntacyo umutima we umushinja mu mutima we, nta cyaha yaba yarigeze akora, ngaho nabanze ibuye bari uri mutera. Arangije ngo yunama hasi arandika, yagiye kubura amaso asanga bose bagiye. None ubu wowe ibyo uraruvuga noneho uri no kubibwira n'abagore, uri kubibwira n'abagore batarabawe kandi uri mariye, uri kubibwira n'abakobwa bibana n'abafiyemere bibana kandi uri mariye. Nabyo tujye tubizana tubishyire hano. Ubundi kosa ribaho nuko usanga abantu mwebwe ubwanyu. Ese ubu byari bikwiye? Byari bikwiye niba kuko muri kuvugira gospel, byari bikwiye ko amahano mugenda mukayazana kuri social media? Bakunze b'ikiganiro cyacu, turabasuhuje aho muri hose hirya no hino. Turabakunda abadukurikira bari i Burayi, bari muri Amerika, turabakunda cyane. Tubifurije umugisha w'Imana. Uyu munsi ndagira ngo ndagarutse nyine Nieme, nkuko dusanzwe tuganira. Nieme naje kugira ngo twongere tuganire. Hari hashize igihe mutambona, ariko uyu munsi nagarutse. Mukande rero subscribe, like na comment, ubundi tuganire. Buriya abantu mujya mukora like, abantu mukanda subscribe, imwebwe mudushyigikiye, imwebwe mutuma dukomeza kubaho, imwe mutuma dukomeza kuzana ibi biganiro tuganira, nimwe mutuma dukunda tugaruka nyine kuri uyu murongo kugira ngo tuvuge. Uyu munsi rero naje mfite umubabaro, n'agahinda, ku buryo ntabasha kubisobanura neza. Buriya abantu benshi, ndagira ngo tuvuge kuri iki kintu, abantu munkurikiye n'abantu dusesengure kuri iki kintu. Abantu benshi bagiye bakora za YouTube channel, bakazikora kubera ko bakazita amazina ko ari za gospel, ariko iyo ukurikiye neza usanga abantu bose bagiye bakora izi YouTube channel za gospel, usanga ari bo bantu barimo bagenda babikora nk'amakosa ahambaye. Ari bo bantu barimo batuma abantu barimo baranga izina ry'Imana, izina ry'Imana ririmo riratukwa ku bwabo. Ubundi urebye neza, abo bantu benshi bagiye baza kuri no mirongo ya YouTube channel, ugasanga bamwe bitaga ngo ni abapasteri, abandi bakita ngo niki ni abahanuzi, abandi bakita ngo ni ababwiriza butumwa. Ariko ugasanga ibintu bimwe na rimwe bakora byose bihabanye n'iby'ubutumwa bwiza, n'ibyo bagakwiye gukora nk'abantu bakorera Imana. Nibwo ujya kumva ngo umuntu ni umupasteri, ariko ngo
ngo yateye amada ngo abana bakiri bato, ngo afite ngo abana hanze ngo umubare utabara. Urumva ukumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ukajya ukumva ngo umuntu ni umupasteri, ariko ukumva wa mupasteri ngo afite ngo amaze ngo kwirukana ngo amaze gutandukana n'abagore 5. Ukumva ngo icyazwiho ngo nuko ngo ari umupasteri umaze gutandukana n'abagore 5. Ukajya ukumva undi ngo ni umupasteri w'umugore, ngo ukajya ukumva ngo uwo mugore ngo amaze gushyingirwa ngo n'abagabo 4. Kandi ngo ni pasteri. Ukumva ngo umuntu ni umuhanuzi, ariko ukumva ngo niwe ufata umwanya ngo akajya kubyina mu kabari, kandi ugasanga amaroje yo muri iki gihugu cy'u Rwanda aramuzi, azi, agira amanimero y'ayo maroje, niwe uyazi neza bitewe n'ibyo ajya gukorerayo. Ukumva ngo umuntu ni umubwiriza butumwa, ariko ava ku ruhimbi, ubundi yamara kuva ku ruhimbi agahitira mu kabari. Hari n'abaza kubwiriza ngo babanje gufata icyuma, ngo icyuma ngo nicyo kiribuze ibyo bita ibyuma ni bya biyoga, nizi nzoga utamenya ngo izi nzoga bita ngo inzoga bita ibyuma, ntumbaze ngo ni za nguvu jini, ni nguvu jinira, ubanza ari nguvu jini, wenda ubanza ariyo mpamvu babyita ibyuma kubera ko byanditseho ngo ni nguvu jini. Biriya biyoga nyine byica umuntu bikamumena kabisa akagagara. Hari abandi nabo ngo bajya kubwiriza ngo banyweye urumogi, ngo nibwo ngo bari bubone amavuta. Ariko uyu munsi wa none mw'abantu mwe bo kuri YouTube, ntabwo uyu munsi ndi bumentioninga amazina, ariko ibyo ndi buvuge ndazi neza ko muri buze kubyumva. Abantu munkurikira, ntabwo ndi bumentioninga amazina, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, ibi bintu namwe murimo murakora byo kubabaza uyu mubyeyi murimo murababaza. Amarira y'umupfakazi Imana yumva vuba, amarira y'abagore Imana yumva vuba. Mbabwire, mwaba YouTubers bimwe rero, ibintu murimo murakora ibintu byo kwandagaza umubyeyi wasigaranye abana 4, yarangiza agashyiraho n'abandi atabyanye n'umugabo we, nabo umugabo yamusigiye bagomba akaba ari gukora umurimo w'Imana. None mukaba mumwatatse, mukaba mushaka kumurangiza. Uyu mubyeyi arabakoraho mw'abantu, uyu mubyeyi arabakoraho. Mbabwiza ukuri, uyu mubyeyi arabakoraho. Icyo mbabwiza ukuri cyo nuko uyu mubyeyi arabakoraho, arabakoraho. Ntabwo ibi bintu ari byo. Niba yaragiye mu rukundo, birashoboka umuntu wese yajya mu rukundo, kuko ni umuntu nta mugabo afite, yagize ibyago, aracyafite ibikomere. Kuba yajya mu rukundo rero ibyo ni ibisanzwe. Murimo muravuga, muramukwitisha ngo ijambo yavuze, ayo murara muvuga angana iki? Ayo muraravuga angana iki? Yesu yabwiye abantu bari bamuzaniye umugore ngo yasambanye, arangije arababwira ati, noneho mwebwe umuntu wumva ntacyo umutima we umushinja mu mutima we, nta cyaha yaba yarigeze akora, ngaho nabanze ibuye bari uri mutera. Arangije ngo yunama hasi arandika, yagiye kubura amaso asanga bose bagiye. None ubu wowe ibyo uraruvuga noneho uri no kubibwira n'abagore, uri kubibwira n'abagore batarabawe kandi uri mariye, uri kubibwira n'abakobwa bibana, n'abafiyemere bibana kandi uri mariye. Nabyo tujye tubizana tubishyire hano. Ubundi kosa ribaho nuko usanga abantu mwebwe ubwanyu, ese ubu byari bikwiye? Byari bikwiye niba kuko muri kuvugira gospel, byari bikwiye ko amahano mugenda mukayazana kuri social media? Nibwo muba muri kubivura se? None se ryo bwiza butumwa muba muri gutanga niriye? Mumbwire niriye? Ntabwiza butumwa riri mwaho ngaho. Ibwiza butumwa murimo mutanga byo kujya kwambika abantu busa, byo kujya mujya gutega kamera abantu mukazana ngo amafoto yabo ngo bari gukora ibyo bakora. Umuntu niba yagiye najya muri toilette mumukurikire mu mufotore, ubundi muzane ifoto ngo ngo dore ngo ubusambanyi bwa runaka, ngo dore ubusambanyi bwa runaka. Mw'abantu mwe, mw'aba YouTubers mwe, yego murimo murakora akazi, ariko
nimugire mukora ibintu bifite ubwenge, bifite icyo byigisha abanyarwanda. Bifite ibyo byigisha abanyarwanda. Noneho ikintu gitangaje ni uko usanga n'abantu ahubwo noneho abo mubwira ubu ngubu abantu bose ubu babona views, nabazana ayo matiku, nabazana ibyo bibazo. Umuntu ushyiraho ibintu by'ubwenge kuri YouTube ubu ngubu ntabwo abantu bakimureba. Urumva ubwo turimo turaganaye, ubwo turimo turubaka gospel nzima. Ndabwira nubwo navuze ko ntari bumentioning amazina, ariko uyu muntu reka muvuge kubera kuko nawe muri social media. Uyu mugabo bita Bikemu wa Yesu yari yagerageje nawe kugiye hari ikiganiro yari yatangiye ari kugenda akora kuyobokamana cyo kugira ngo abaza abo pastor nabo bashumba bameze gutyo, ariko babaza tese ubundi ni iki twakora kugira ngo twubake gospel imeze neza. Ariko kubera kuko nyine ngo bitari gucuruza ubu ngubu nyine bamuciye intege. Ubu ntabwo icyo kiganiro ntabwo yagikomeje ngo kubera ko ngo byitwa ko bitari gucuruza. Ariko mwari mukwiriye guhinduka uyu munsi, mwari mukwiye gutekereza uburyo twakubaka gospel imeze neza. Njyewe channel yanjye ntabwo ari gospel izajya ivuga ibintu byose, urumva ibya gospel nzabivugaho na sekira bisanzwe nzabivugaho. Ariko niba nyine mwarahisemo gukora channel za gospel, nimukore channel za gospel, mureke amateko, mureke ibintu byo kwandagaza abantu. Ubu koko nk'uyu mubyeyi abatwaye iki koko? Uretse ko ari umuhanga akaba ari umunyabwenge. Umva wa mubyeyi, Imana igukomeze kabisa, Imana igukomeze. Ariko icyo nababwira cyo ntabwo muri abantu beza, muri abagome. Ngewe reka mbivuge ndahanga kuri murongo, ndabizi channel yangira cyari hasi ariko izazamuka ndabyizeye. Ariko mwaba YouTubers mwe, mwabanyamakuru, mwabantu mwe dushangiye umwuga, mumenye ngo muri abagome. Abantu muri kwata ku mubyeyi muri abagome, ntago muri abantu beza. Abantu muri kwata ku mubyeyi koko mutangire mukina kagambane, munyure hano. Ese aho mwamuhereye kuva yapfusha umugabo we kugera uyu munsi, aho mwamuhereye ubu mwebwe ntimunananirwa koko? Naho umugabo amaze gupfa muragiye mutanze amafaranga, mukoze za lobbying, kandi ngo mwitwa ngo muri abapasteri, mwitwa ngo muri abakozi b'Imana, mwitwa ngo muri abahanuzi, ngo muri ba profete. Muragiye mutangiye gukora za lobbying, mugiye kuzana abantu ngo umugabo ngo yateye inda, ngo batwite ngo ni ya kabiri ngo yiwe, kugira ngo mumuremereze gusa mu muvune. Kuva icyo gihe yena ninzi ko byibuza mwamushyize hasi. Ariko n'uyu munsi wa none koko, n'uyu munsi wa none ubu se umuntu wasohoye ari amajwi agasohora zira video ngo afite n'izindi, ubundi ubwo wowe noneho icyo ari gukiza niki uretse kongera ibikomere mu bindi? Ubu abantu basigaye batinya kuvuga, basigaye batinya guhamagarana. Umuntu asigaye atinya kohereza voice record, kuko urayohereza umuntu ibyo mwavuganye byose ahita bizana kuri social media ashyire hano. ngo murimo ubwo se niko kumukiza, niko kumuvura? Niba yohereje voice record akaba yavuze nk'ibyo atagomba kuvuga, ubwo se nujya kubishyira kuri social media niko kumuvura? Mwabantu izi social media turiho ndabona zigiye kuzadukorera kabi, ndabona zigiye kuzadukorera kabi rwose. Ariko ntago byari bikwiye ko dukora ibintu bifite umurongo, bifite ibyo byigisha abanyarwanda, bifite ibyo byigisha isi. Ariko ibi bintu rwose mwise ngo ni gospel, ngo ni amacano ya gospel, ngo murimo ngo muravuga ibibera muri gospel, n'ubundi se ko mubivuga mukemura iki? Mukiza iki? Ko mubivuga ahubwo wa undi mwakagombye kuba muvura bikarangira ahubwo mwamukomerekeje, mwamurambitse hasi, mwamugushije. Birangira mwamugushije. Kuko bamwe mwumvishe ko bamwe batangiye no gusezera kuri channel zabo, batangiye kuzisezera. Mwabyumvishe ko basezeye? None se niba yasezeye yatumaga iyi mihanda yanyu nyine ko ngo mwayise imihanda mwayise imihanda, ko yasezeye yashyushyaga iyi mihanda, noneho ubwo se content murayikurahe? Content murayikurahe? Yasezeye imihanda yayiretse, ubuze content noneho murayikurahe? Ariko ubwo ndabizi murahimba abandi
nabo baze bagenda basezera, ariko noneho mugere ko muzaba muri gukura nk'isabune, bizageraho nyine mubure content. Mubure content muvuga, kubera ko abantu bose bakabaye babaha content, murimo murabakomeretsa, mwamara kubakomeretsa bakava mu nzira. Izi social media twari dukwiye kuzigiraho ibintu byinshi, tudakwiye gukomeretsanya, tudakwiye amatiku, zabaye amatiku gusa baratikuzanya. Basi mwagiye muduha n'amakuru yo hirya no hino, ayo nta rwose pe, ibyo kuza kumbwira ngo runaka na runaka ngo bavuganye ngo ibigingi ngo bijyanye ngo n'ubusambanyi bwabo, ngo runaka ngo yaterese runaka, ibyo ngibyo nta kintu bimaze, nta kintu byigisha. Nimushaka mu nyange, nimushaka mu ndwanya, ndabizi muzampagurukira, muzangwanya, mwaba YouTubers mwe muzandwanya, ariko tubanze twitonde. Niba muri abakozi b'Imana nyine nimwambara ishusho yo kuba abakozi b'Imana, muvuge ibintu byubaka abantu, mureke kujya mukomeretsa abantu no kubasenya. Uyu mubyeyi we rero harageze ngo mumureke. Uyu mubyeyi ni mumureke yirorera abana be neza, yiyubakira ubuzima bwiwe neza. Uwo babanaga umupatinazi wiwe yaramusize, kandi yamusize yaramukundaga, ntiyigeze ababwira na rimwe ko yigeze amwanga, ntiyigeze ababwira na rimwe ko bigeze babana nabi. Ubuhamya mutangira n'ubuhamya bwiza, urumva, n'abandi babanye nawe bamutangira ubuhamya bwiza, kandi biranagaragara arakibatsinze cy'umutwe, kuko mwashatse kumwinjira no kumwandagaza, ariko mwabuze icyo mumushinja. Nimureke kumuriza rero, mureke yiturize, mureke arya ibiryo byiwe bimanuke, mureke arera abana be neza atuje, mureke rwaserera rwose, ndabinginze, mureke rwaserera, ndabinginze nimugarukiraho. Aba YouTubers mwese muzareba iyi content nashyizeho, muzareba iyi video, nimureke uyu muntu rwose. Mureke uyu mubyeyi, ni mumureke. Ba Empire ni mureke uyu mubyeyi, ba Ikaze TV ni mureke uyu mubyeyi, ba 3D TV ni mumureke uyu mubyeyi, ba ntuza ba Chita Magic uyu mubyeyi ni mumureke. Bande abafite ama YouTube bose ngo ya gospel, ni mureke uyu mubyeyi, ni mumureke. Ese uyu mubyeyi wundi hari canagira? Hari canagira? Ubundi uyu mubyeyi muri kumwe muramushaka he? Kuki mumuremera hitaka ibibazo? Icyo abatwaye ni iki koko? Icyo abatwaye ni iki? Icyo abatwaye ni iki? Ni mumureke rero, mwebwe muhanura ibyo mutumye mwe n'Imana, mureke guhanura ibyo muhimbye, kuko rimwe na rimwe nyine niba umuntu muvugana akaguha voice record muri kuvugana, ubundi warangiza ugahita uyishyira muri social media ari wowe mwavuganye mu by'ukuri, kandi witwa ngo uri umuhanuzi. Ejo mu gitondo uzazana ibyo wavuganye n'umuntu, urangize ubitura aho ngaho, uvuge ngo ni iby'Imana yakubwiye. Ejo uzazana message wandikiranye n'umuntu, ari ukwandikirana gusa bisanzwe, urangiza uyiremeho ngo ni iby'Imana yakubwiye, kubera ko muri iyi minsi nyine abahanuzi benshi mwiyemeze kuba abahanuzi b'ibinyoma, mwiyemeje kuba abahanuzi muhanura ibyo imitima yanyu itekereza, mwiyemeje kuba abahanuzi muhanura ibyifuzo byanyu, muhanurira abantu bikurikije n'uko mwifuza uko bamera, cyangwa se bikurikije n'uko mwababonye, cyangwa bikurikije n'uko mwaganiriye, kuko nibyo mwiyemeje. Ariko ibyo ntabwo byubaka Abanyarwanda, ntibyubaka itorero ry'Imana, ntibyubaka isi, ahubwo murimo murakomeretsa abantu. Ntaho rero mwaba mutaniye n'abandi bose mbona bakora ibihabanye n'ibyo Uwiteka. Nta mwabitandukaniye, mwakwitwa abapagani bikarorera. Tugarutse natangiye mvuga ku bapasitoro bino minsi, mu biganiro byatambutse kuri icano, nababwiye ko ibintu byabaye ku madini, ibyinshi byabaye Imana ibifitemo akaboko. Impamvu rero nabivuze cyane nkanabitsindagira, ni ukubera nyine aba bantu bitwa abakozi b'Imana, abapasitoro, ngo ababwirizabutumwa, abahanuzi, abantu bigize abahanuzi ku ngufu, banyeganyije icyubahiro cy'Imana, bagafata icyubahiro cyari icy'Imana bakagisimbuza imbaraga z'ikuzimu, n'imbaraga z'abarangi, n'imbaraga z'abarozi, ngo n'amavuta yatongereweho,
bakoramo ubundi bajya bakora ku bantu bagahirima bakabandagara ngo barimo ngo barabakiza uburwayi, ahubwo bari kubongereramo n'ibindi, bari kubongeramo ibindi nk'abadayimoni bikuzimu bavanye muri ibyo ngibyo byabo. Ibyo byose Imana ibibonye, kandi barangiza bakaza kubikorera ku ruhimbi, baza kubeshya abantu ngo ni Imana yabatumye, ngo ni Imana iri kubikora. Abandi bakajya bagenda bafata imbago bakazihereza abantu bazima bakazigenderaho, bashyika mu rusengero ngo uyu muntu yarafite ubumuga, ngo none ngo burakize. Kubera ibintu byo kwishakira indamo no gushaka ibibanezeza no gushaka ibyubahiro birenze, urumva, no gushaka za views, dore ko views zo zizarikora. Ibyo bigatuma icyubahiro cy'Imana kinyeganyega. Kimaze kunyeganyega nyine Imana ntiyari kubirebera, yararakaye nyine, imaze kurakara ibona ko ikwiye gukiza mu nzira ibyo bintu byose kugira ngo yubake ibyayo ku ruhimbi. Niyo mpamvu ngewe nicyo ngicyo nshingiraho mvuga ko ibi bintu bitubaho ku madini mu Rwanda Imana ibifitemo akaboko, kuko iri kugira ngo ikize umwanda mu nzira, yubake ibintu bizima. Iri gukora isuku nk'uko umuhanuzi Riziki yabivuze. Imana irimo irakora isuku, irimo irakora isuku. Hanyuma rero tugarutse rero noneho kuri aba bapasteri n'aba babwirizabutumwa bari kuri YouTube, n'aba bahanuzi bari kuri social media, urabona ko ibintu baba barimo batuzanira ntago ari ibintu byubaka umurimo w'Imana, ahubwo ni ibintu biwusenya. Kuko ijambo bihabanye n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuze ngo niba intama niba umuntu ari umunyantege nkeya, ntabwo mukwiye kumurimira hitaka, ahubwo mukwiye kumwubaka, kumufasha kugira ngo nawe azamuke umunyembaraga. Rero ntabwo numva ko niba umuntu mwavuganye ukabona ko ari umunyantege nkeya, swati afite ikibazo cy'irari muri we, noneho ukabona ni umunyantege nkeya, ibyo mwavuganyeho kugira ngo ahubwo umugire inama unamwubake, ahubwo uri kuza ukagira gute ukamusenya. Ati mbafitiye amakuru, ati mbafitiye amakuru atarabona hano, ati umuntu runaka rwose, ati ibi nibi, ati yavuganye n'uyu, noneho nuko mwana avuganye gusa, ubundi bikarangira umugize indaya. Mu by'ukuri se uba wamugezeho ari gusambana nk'uko uri kubivuga? Imana rero izibababarira pe, izibabarira ibintu wa muri kuvuga kuri izi social media mwise ngo ni za gospel. Ntabwo ari ibintu bitwubaka, ni ibintu birimo biradusenya. Ni ibintu birimo biradusenya. Tafazari ubu ngubu kugira ngo tujye tureba ibyo bintu byanyu, basi twajya twirebereza amakomedi n'izindi, akaba arizo tureba. Ariko ibyo bintu byanyu rwose nimuduhereza ibintu bizima, nimuduhereza ibintu bifite gahunda, ibintu bitwubaka, ibintu bituma imitima yacu ikomera, mwe kujya muduhereza ahubwo ibintu muri gusenya bagenzi banyu, muri gusenyana nanyu ubwanyu. Ahubwo nimufashanye cano zanyu zizamuke, zigire gahunda, aho kugira ngo mujye musenyana. Kubera ko wumvishe, ngiye ndatangara cyane, abantu bakora umurimo umwe baragambanirana koko. Ndatangara cyane. Ubu ngubu ubwo mwamaze kumva ko nanjye mfite channel bita Aime TV, ubu mugiye guhiga Aime TV nimvuga nanjye rwose. Ibyo bintu ntabwo ari byo, ibyo ntabwo ari byo. Uyu munsi rero niyo mpamvu naje mu burakari bwinshi ngira ngo mbabwire ngo ibyo mukora byose byo uyu mubyeyi mumureke. Uyu mubyeyi mumureke, ni umuntu yakunda, yatera umutoma, urumva, uwakunda kandi nta mugabo afite. Gukunda rero bafitiye uburenganzira. Ubu se wazakunda wese muzajya muzana rero nakanga ari mu rukundo. Uyu mubyeyi ni mumureke, abinyize ni mumureke. Kandi amarira ye muri kumuriza, agahinda afite muri kumutera, ntabwo kazaba gubuhoro. Mbabwiriza ukuri, ntabwo kazaba gubuhoro. Mpagaze mu butware bw'Imana, agahinda muri gutera uyu mubyeyi ntabwo kazaba gubuhoro, ntabwo kazaba gubuhoro. Murakoze rero abankurikiye, bo mwebwe nimukomeze mureke dukundane, nta kundi. Nzajya nza tuganire muri ubu buryo, dusesengure ku bintu bimwe na bimwe biba kugenda bitambuka hirya no hino, ibitugirira umumaro tubigira, ibidusenya nabyo tubikubitire hirya ku ruhande. Kuko icyo dushaka ni ukwiyubaka, tukubaka itorero, tukubaka umuryango, tukubaka igihugu, tukubaka isi yose, abantu bakaba bameze neza bazira amakimbirane. Erega ndagira ngo mbabwize ukuri ko ibyo bintu biba kuri social media byo kujya muzana umuntu mumuremera hitaka, mumuremera hitaka, mumuhimbira inkuru, mumuhimbira ibinyoma, ibyo yavuze n'ibinyoma byose mukarundaho mugakuza inkuru.
kugira ngo mubone views, mubone abasubscribe, mubone n'ibiki. Ibyo ngibyo nabyo mumenye ko ntago ari bitwubaka, ahubwo ni ibidusenya. Byibuza byakabaye byiza ruko mugize gutya mugafata ahubwo umubyeyi, mugafata abo bana mukabashyigikira. Ariko muzika ibyo mwa muri kuvuga bari abana bamaze gukura babibona. Ibintu bari abana barabibona. N'ababyeyi mwe nukuri abana bacu barabibona, abana bacu barabireba. Abana bacu barabireba, kandi iyo batabireba none bari gukura, ejo bazaba bamaze kuba bakuru, bajya kuri cano babisacinye bavuga ngo iki niki, ngo mama wacu yarameze gutya, ngo papa wacu yarameze gutya. Mubireke rwose, mubireke. None se niba arahisemo gukora ibibi, reka izina ry'ubupasteri ugenda ukora ibibi. Niba arahisemo gukora ibibi, reka izina ry'ubuhanuzi ugenda ukora ibibi. Niba warakoze, kuko niko ijambo ry'Imana rivuga ngo buri muntu wese ukora ibyiza abikore cyane, kuko igihembo kiri bugufi. Ukora nabi nawe nabikore cyane, ubu ngubu arushe bandi, abihage, wenda bivemo namara amaze kugira gute, amaze kubihaga. Nuko bimeze. Murakoze rero, ndabashimiye abadukurikiye, mukomeze mukande subscribe. Kuba tugeze aha ngaha ni kubera mwebwe, kuba tukibasha kuvuga ni kubera mwebwe, kuba tugishobasha kugira ibyo tuvugaho nk'ibi ngibi ni kubera mwebwe. Mukande rero, nimudutera inkunga mu buryo bwose bushoboka, ubundi tubane muri ibi biganiro. Ibiganiro byacu nakagaruka. Amahoro y'Imana nabane namwe. Murakoze.